Ese koko Perezida Excellence Paul Kagame yaba yavuze kuri The Ben na Bruce Melody? Ni amagambo mwakomeje kugenda mubona acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse kandi na bamwe mu banyamakuru bakomeza kugenda bavuga ati rwose uwitwa The Ben n'uwitwa Bruce Melody rwose ibyabo bikomeje gufata indi ntera, ariko kandi nanone Excellence Paul Kagame yagarutse kuri bano. Ni mu gihe mwumvishe ijambo perezida yari ari kugezaho abaturage, noneho aza kuvugamo akantu gatoya, ngo ni akajambo k'igiswahili kari mu ndirimbo kitwa Bado. Noneho ibyo biza gutuma impaka zikomeza kuzamuka hagati ya Bruce Melody na The Ben, ngo ninde ko kurenze. Ariko kandi nanone utagendeye no kuri ibyo ngibyo, abantu bose bakomeje kugenda baca impaka. Nk'ubu ngubu witwa Titi Brown nawe yamaze kwemeza yuko rwose ngo Melody ari we wa mbere, ndetse kandi ngo rwose ko abona The Ben byamufata igihe kirekire kugira ngo nyine ageze aha Bruce Melody. Ariko nanone abangaba nabo nyine ntabwo bahuza na Papa Cyangwe nanone, kubera yuko Papa Cyangwe nawe yakomeje kugenda avuga ati rwose ibi ngibi ni ibiki, ntabwo bino bintu bibaho, ati rwose ntabwo twabyemera. The Ben niwe wa mbere. Ni ibintu bikomeje gufata intera hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ariko nanone nubwo bikomeje kugenda gutyo, ni mu gihe Bruce Melody ari ku indirimbo yitwa Munyakazi. Noneho rero akomeza kugenda ari n'indirimbo ikora ku mitima y'abafana, ndetse kandi n'indirimbo mva ko rwose ishyigikiye abantu mu buzima busanzwe. Ariko kandi nanone na The Ben nawe ntabwo yigeze ahagarara, ahubwo nawe yarekuye indi ndirimbo yitwa Indabo Zanjye, cyane ko yo wumva ko irimo n'ubwishongozi. Ariko kandi nanone ibi ntabwo nakomeza kubitindaho cyane, ko abantu bashobora gukeka ko wenda ndi ku ruhande rw'umwe muri bano, ariko ntabwo ari uko bimeze, ahubwo ibintu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba. Abandi rero bakomeza kugenda bavuga ibigwi, bavuga ati n'ubundi bikomeje kuba kari uyu nguyu urenze. Mu buzima busanzwe Bruce Melody rero akurikirwa n'abari 877. Hanyuma noneho The Ben nawe ubwo asohoye Indabo Zanjye yari yamaze kuzuza 580. Urumva ko Bruce Melody no mu kubamukurikira amaze kumusiga. Ariko kandi bimwe mu bitangaje byakozwe na Melody nuko yasinye sheke yo kwamamaza Primus ya miliyari, ikintu gikomeye cyane The Ben atari yakora. Hanyuma rero ni ibyo ngibyo bikomeje kugenda bizamuka. Ariko kandi nanone buri muntu wese akomeje kugenda n'ubundi ahitamo buri muntu abona karenze. Ibintu rero bitangaje, wamenya ko umuntu agiye arusha undi muri bano, ni nk'ibikombe byagiye bitwarwa. Ariko Bruce Melody byemezwa ko ari we watwaye ibikombe byinshi kandi bifite agaciro gakomeye cyane. Ikindi kandi ko Bruce Melody yatsindiye kolabo, ndetse agakorana kolabo zikomeye n'abahanzi batandukanye kandi bakomeye. Avuga ko ngo rwose indirimbo yakoranye na Shaggy ari indirimbo yamushyize ku rwego rwo hejuru cyane, ko yigeze no kuba iya munani kuri Billboard. Billboard nk'urutse ni urubuga rw'abanyamerika rucuruza indirimbo, ndetse kandi rugatondeka n'indirimbo uko zagiye ziba iza mbere. Hanyuma rero nuko ibintu bikomeje kugenda bikorwa. Ariko kandi nanone n'ibindi bikorwa byinshi cyane, ugendeye no kubigiranwa n'amafaranga na management zabo, abantu benshi ndetse n'iby'amaso agaragaza bikomeza kugaragaza ko rwose ngo Bruce Melody yashobora kuba arenze The Ben. Ariko nyamara abandi ntibabyemera bagendeye ku marangamutima y'abafana. Hanyuma rero ngiye nagira ngo nkwereke ikintu cya mbere gitangaje Bruce Melody yakoze The Ben atigeze akora mu buzima bwe. Hanyuma ariko kandi nanone mu kanya turaje tujye kuri Juno Kizigenza, nawe wagarutse muri no beef cyane, mbere y'uko bose avuga ko ahubwo we ari wo barenze. Nyine nawe bije kurangira byinjiyemo gutyo. Tugiye kuza rero turebe ngo we bigenze bite no kugira ngo yinjire muri bino. Ibyo byose tugiye kubikurikirana neza cyane ku murongo. Nkwibutsa ko ngiye ubu kugezaho kino kiganiro nitwa Ineza TV Media. Kora subscribe kugira ngo tubashe kubana n'ibindi biganiro byacu bikurikirana. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde, duhure mu kindi kiganiro cya Juno Kizigenza.